nibwo nkiva muri cya gihugu ahita ambwira ati umenya aho uri burare ntunzire mu rugo. Nta kindi kintu nakoze kubera nari maze kumenya Yesu, naravuze ati ubu rero ubutayu buratangiye. Nahise mvuga ati nindara hano ku muhanda, nari maze kumenyana n'abantu benshi. Yego. Nindara hano ku muhanda zandaya zirambona zitangire zivuga ati pasiteri rero ubu ngubu tugiye kumujyana. Ari we yabimbwiye, niwe nyirizi, niwe yabimbwiye nyine kuko yari yaranjyanye nyine ubundi mba iwe. Nyine Imana yabishyizemo umugambi nakubwiye ngo yakoresha no kwirukanye mu rugo rwe ngo wagiye Burundi. Mu rugo rwo mu pasiteri bakwirukanye. Umugore ari kwirukana. Umugore. Ni nawe utarifuzaga ko ujya mu Burundi. Uje ahita kwirukana. Ubu pasiteri ntiyagira icyo bivuga arabyorera. Ariko abizi ko bakwirukanye. Nawe yarabizi. Ariko nyine iyo Yesu ashaka ko icyo kigeragezo yakiguhaye n'umwana wawe arakwanga, n'umugore murarana arakwanga. Ubuhamya afite ni ubuhamya bw'ubuzima kuva nkivuka. Navutse nibona uku, nta babyeyi nagiraga, ariko Yesu we yaje kumpa umuryango, ampa umuryango urandera ngira imyaka 16, ndiga amashuri ngiye kuyasoza, nibwo natangiye kumenya ko wa muryango atariho mvuka, atari ababyeyi banjye. Elisa, soriho gatoya kuba nk'urugo. Uvuze ngo wamenye ko abo mu bana atari ababyeyi bawe uri musoza amashuri yisumbuye? Amashuri icyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye. Yego. Uri muyasoza nibwo wamenye ko atari ababyeyi bawe? Atari ababyeyi banjye. Ariko ukaba wari usanzwe uzi ko ari ababyeyi bawe? Nari nsanzwe nzi ko ari ababyeyi banjye. Okay. Mwongeye kwirwaho Banyarwanda bakunzi bacu, abantu mu dukurikira aho muherereye hose, mu majyaruguru, mu majyepfo, mu burasirazuba, burengerazuba no mu mujyi wa Kigali. Anje ni Makena, turi ku Mugara Empire, turi kumwe n'umutumirwa wacu uyu munsi. Afite ubuhamya bukomeye, nivuga ko bukomeye, mwumve ko bukomeye. Mu butega amatwi mutuje, kandi buri wese uko abwumva ari bugira icyo akuramo, ari bugira icyo asigarana, hari isomo runaka ari buze gukuramo. Reka twakire umutumirwa wacu ku Mugara Empire. Watwibwira ukatubwira amazina yawe, then tugakomeza. Yesu nashimwe. Yesu nahimbaza. Bantu b'Imana turi kumwe kuri uyu munsi. Amazina yanjye nitwa Tuyishime Elisa, ndacyari ingaragu. Gusa icyo nari mfite kubagezaho kuri uyu munsi ni ubuhamya bukomeye bw'ubuzima bwanjye nagiye nyuramo kuva mu bwana bwanjye kugeza iki gihe. Ubuhamya afite ni ubuhamya bw'ubuzima kuva nkivuka. Navutse nibona uku, nta babyeyi nagiraga, ariko Yesu we yaje kumpa umuryango, ampa umuryango urandera ngira imyaka 16, ndiga amashuri ngiye kuyasoza, nibwo natangiye kumenya ko wa muryango atariho mvuka, atari ababyeyi banjye. Elisa, soriho gatoya kuba nk'urugo. Uvuze ngo wamenye ko abo mu bana atari ababyeyi bawe uri musoza amashuri yisumbuye? Amashuri icyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye. Yego. Uri muyasoza nibwo wamenye ko atari ababyeyi bawe? Atari ababyeyi banjye. Ariko ukaba wari usanzwe uzi ko ari ababyeyi bawe? Nari nsanzwe nzi ko ari ababyeyi banjye. Okay. Ntacyo komeza tubwire. Nyuma naje kubona mu rugo bigiye biteza ikibazo bitewe n'amafaranga ya school feeding bagombaga kwishyura imyaka 3 batanyishyuriye kugira ngo shushe ndangiza amashuri yisumbuye. Mbonye bitangiye guteza impagarara mu muryango, numva n'amajwi menshi azamuka, ntaga ari ababyeyi banjye. Nafashe umwanzuro wo kuzamuka i Kigali ntago nari nyizi. Kigali numvaga abana baturutseho bambwira ngo bavuye i Kigali, nkabona baje bameze neza, ari abantu babyibushye bambaye neza. Ntekereza nanjye kujya i Kigali, nta mafaranga nari mfite, nta na tike muri icyo gihe. Yego.
naritoye ngenda badahari ndavuga ati ngiye i Kigali. Nageze mu mugwa wa Kigali nateze imodoka nazamukanye n'abanyeshuri kuko naje nambaye uniforme y'abanyeshuri. Abandi Imana yari bifitemo umugambi, abandi barishyuye ariko ngiye narinze ngera mu mujyi wa Kigali nta wunyishyuje. Yego. Hari agakarita nishyuyeho 500 nari mfite. Ako gakarita niko kangejeje mu mujyi wa Kigali. Yego. Kameze utako gakarita se ka. Ni ikarita n'ubundi iri abatanga ku modoka. Y'urugendo. Tapandigo. Ira karita natanze sekisa yonyine ndababwa ati mungeze aha hantu, ariko bangejeje kuri icyo kigo abanyeshuri bavamo ngenda komeza. Imodoka ikomezanya nanjye ndindi ngeze i Kigali. Nageze i Kigali nka saa moya za nijoro. Yego. Saa moya za nijoro ntago nari mfite ahantu ndi buryame. Nagumye ku muhanda ariko mpura n'umunyonzi arambwira ati rero kugomeza uhagaze ku muhanda baraza kugutwara. Yego. Ahubwo shakisha ahantu ujya hatari ku muhanda. Nubona bukeye akazi uraza kugashakisha, hari igihe utabura akazi. Yego. Naraye ku muhanda ndagenda njya mu tuntu tw'udukaritsiye, mpura n'umukobwa umwe niwe wancumbikiye ijoro rimwe. Ancumbikiye arambwira ati azajya akorana nanjye nirirwe mu rugo. Ubundi uwo mukobwa agashaka yari muri aba bakobwa bavuga ngo ni indaya. Niko kazi yagiraga nawe, yarantunze antunga nk'icyumweru tubana, akagenda akajya muri ako kazi kagarukana abagabo agahaha tukajya tugahaha. Nyuma nibwo naje kumva numva ijwi rimbwiye ngo jya gusenga. Shaka ahantu najya gusengera, shaka insengero nasengeramo. Ngenda mbaza muri quartier nari ntuyemo ndavuga ati ngeza ku rusengero. Urusengero rwa mbere nagezemo n'urw'abadive. None se Elisa, dusubiye inyuma gatoya mbere yo kuza muri Kigali, ubona iki cyatumye abo wari uzi ko ari ababyeyi bawe baguhisha ko utari umwana wabo? Ikintu cyatumye babimpisha nuko iyo baza kubimbwira mbere ntago nari kukura numva mu mutima wanjye hari uburyo meze, ariko nagiye nkura afite ibitekerezo nanjye numva ko nzatera imbere kubera afite ababyeyi beza kandi baranankundaga. Muri icyo gihe banyerekaga urukundo, ariko bimaze gusa nkaho nyine nigira hejuru. Umubyeyi umwe w'umugabo we yarankundaga, uw'umugore atangira kunyanga. Noneho umugabo akavuga ati umwana arakora cyane kuko mu rugo najyaga ku ishuri ari njye wahiriye inka abandi baraha. Yego. Mu gitondo nka saa 10 nabaga nabyutse nagiye gushakisha ubwatsi bw'inka. Uwo musaza akankundira icyo nkajya ku ishuri ariko ntuye ubwatsi bw'inka. Yego. Rero atangira kuvuga ngo uwo mwana wacu amaze kwigira hejuru, reka tumuha akantu azajya agahingamo nawe ajya abona umwenda yambara nk'abandi bana. Ubwo no umurima isambu. Yego. Umugore warabyanga, abyanze ntangira kumva nyine bitangiye gutera izo nduru, n'amashuri bigeraho kundihirira byanga. Ndavuga ati reka njye gushakisha ubuzima i Kigali. Ubona uwo mugore se mwarapfaga iki ku buryo wakuza gukunda kwamara kwa mukuru bigahinduka? Uwo mugore ikintu ngiye ntekereza wenda yaba yaranyangiye. Ikintu cya mbere nuko uwo musaza yashakaga ko ankorera ibintu byiza akampa iyo sambu, abandi bana ntayo baraba. Yego. Impamvu yari agiye kuyimpa nuko yabonaga nkora cyane imirimo yo mu rugo, nabaga nyitayeho cyane, nkita ku matungo ye cyane. Akabona neza no kujya ku ishuri, akabona nabirutisha n'ibikorwa bye. Muri urwo rugo niwe mukuru wari urimo? Niwe mwana wari urimo mukuru? Ninjye mutoya wari urimo. Abandi bari bakuru bakuruta? Abandi bari bakuru bandutse. Bivuze ngo harimo abari babizi ko mutavukana? Ariko bose barabiguhishe? Bose bari babizi, barabimpisha, ariko nagera hanze nyine nkabyumva. Nuvuga ngo wowe wamenye ubwenge wisanga muri urwo rugo? Urukuriramo umenya ko batakubye afite imyaka ingahe? Nari mfite imyaka 17. Nibwo wowe wamenye ko atariho uvuka? Nibwo nabimenye. Byose umaze kubimenya wigize umenya ababyeyi bawe amaherezo yabo? Ntago nigeze mbimenya, ahubwo icyo nakoze
nahise nzamuka i Kigali kuva n'ubu ngubu ntago ndasubirayo, ariko ndi kubiteganya gusubirayo njye kubabaza neza ayo makuru y'ababyeyi muri kuri kwezi kwa 12 ishoboye kuzajyayo. Hashize imyaka ingaho uvuyeyo cyangwa na myaka iraca? Uwo mwaka ni wa gatatu. Ni wa gatatu uvuyeyo? Ni wa gatatu. Mujya muvugana se? Turavugana cyane kuri telefone. Ntago iyo muvugana hari ikintu bajya babikubwira ngo wumve ari ufite ushaka kugira icyo avuga? Nta kintu babimbwiraho, gusa barishima cyane iyo mbabwiye ko na Imana yongeye kampa abandi babyeyi, nkaba ndi n'umukozi w'Imana, ikaba yarampaye impano zidasanzwe, ikaba yaranzamuye mu mavuta bakanyimika, nkaba nanjye ubu ngubu nitwa pasiteri. Birabashimisha cyane, iyo ndi kubibabwira mba numva bishimye cyane. Yego. None se mu baturanyi bango aho mwe mutuye mu cyaro ni hagane se ubundi? Ni mu karere ka Gisagara, umurenge wa Mukindo, mu ntara y'Amajyepfo. Muri Gisagara? Muri Gisagara. None mu baturanyi bari bahari bari bafite amakuru ku buryo byumva wenda muri famille barabiguhishe? Barabimishe. Mu baturanyi bo babizi cyane, ariko nabo ntago bapfa kumenya wenda ababyeyi banjye, kuko banumva bavuga ngo bamwe bantoraguye ngo mu muvu, abandi ngo bantoraguye mu gishanga. Nayo makuru gusa njya numva bavuga. Nuvuga ngo nibyo ubasha kumenya? Nibyo byonyine. None se ubwo nubona n'undi muntu baba barabiganirijeho hanze, ko hari ukuntu umuntu ashobora kugira umuntu wo hanze ashobora kugira ikintu aganiriza mu mabanga mu bintu byarahishwe, kuko urumva ko nimba umuntu yatwita akagera abyara baba babizi. Yego, ntabwo umwana ni ikintu utapfa guhisha. Ubwizanye umwana utatwise bakabona wari umwana mutoya, ibyo byose abantu bagira amakenga bakibaza uyu mwana ari hano gute ko tutamubonye, ko numva bamwitowa aha ngaha, ko uyu mama tutamubonye amutwite. Uyu mwana nyine hakagira ababyibaza ku buryo bagira amakuru bamenye. Nta muntu umwe yigize ugira ikintu kimwe ubona cyatuma wamenya nk'inkomoko yawe? Ntawe, usibye ayo makuru gusa njya numva ngo barantoraguye gusa mu gishanga. Uwo musaza yantoraguye nkiri umwana, aranzana arandera, ndinda ngira imyaka 17. Twatandukanye afite imyaka 17. Ufite 17? Ukimara kumenya ko atari ababyeyi bawe wabyakiriye ute? Nkimara kubimenya ko atari ababyeyi bawe, ko atari ababyeyi banjye, ntago nabyishimiye cyane. Nacyo cyatumye mvuga ati reka mve muri uwo muryango njyaho Kigali numva bavuga. Urabibarenganyiriza se? Aya, ntago nabibarenganyiriza, kuko iyo minsi bajya kuntoragura hari impamvu, n'uwambyaye kugira ngo anjugunye hari impamvu. Hari impamvu buriya yabiteye kugira ngo bigende gutyo, kandi nzi neza ko nta kibazo nzahura nacyo. ubu maze gukura, mfite ubwenge, Imana yagiye ingirira neza, yagiye inyiyereka mu bihe bikomeye. N'ubu ngubu nubwo ibihe bigiye bihari bikomeye, ariko Yesu ajya agenda abihindura, ahindura amateka. Ubu ngubu nageze muri Kigali, nkimara kugera muri Kigali urumva ko naho nta muryango nari nsanze, nta n'umuntu n'umwe nari mpazi. Nafashe akazi bwa mbere, umuntu wa mbere nakoreye akazi yampembaga 10,000 mu kwezi. Mu kwezi mbona bya 10,000 mbona nta kintu bizamarira. Ntangira gushakisha kandi kazi, mpura n'umuzunguzayi mu nzira, nawe ampa akazi ko gukorera 1,000 ku munsi. Nkajya nzunguza isambusa izi z'inyama, nkazizunguza mu muhanda, akampa isambusa 100 ku munsi, nkazicuruza, ubundi akaza kumpemba 1,000. Cya 1,000 ukaza kukiryamo mu gitondo, aho yarakugaburiraga, ubwo wakiryagamo nimugoroba. Ubwo urumva 1,000 ku munsi ugereranyije no muri uwo mujyi wa Kigali, ibintu bihenze, ntago wakiryamo ngo uzahage. Ariko hari impamvu Yesu yabyemeye kugira ngo bibeho. Amafaranga uburyo nabigenjeje giye kugira ngo na economy nashakaga, nakoze cyane ngira ngo niteze imbere, na babandi bavuze ko ntahavuka bazabone ko Imana ihari ikora. Ikintu nakoze cya 1,000
mu gitondo nararyaga nkajya kumucururiza akampemba icyo gihumbi, yamara kukimpemba nafatagamo irindazi rimwe rya desi, bahuriye mu rusengero rumwe. Nuba ngo uwo ujya aho wagiye kugira kuvuga ubutumwa uwo mupolisi aho yaraguherekeje? Yaramperekeje. Wowe kihagera wasanze insengero zateranye ari eshanu. Wari uzi ko ari urusengero rumwe? Nari nzi ko ari urusengero rumwe. Imana yankoresheje imirimo n'ibitangaza. Imana yakoreye muri njye ibintu bikomeye cyane. N'uwo mupolisi arangije aravuga ati Elisa uri umwana w'Imana, waturutse mu Rwanda, abantu ba hano bose ubazi amazina. Ndamubwira ati afande ntago ari njye ubazi, ni Yesu utuye muri njye, ni wowe wabamenye, ni ubutumwa bwari bwanzanye hano. Hari umugabo wari umaze imyaka ngo 45 abana n'umugore ariko atabasha guhaguruka, we ngo bari baturutse muri Kongo. Yego, twahuriye muri urwo rusengero. Imana yankoresherejemo ibitangaza, umugabo arahaguruka, mpava ahagurutse. Yaraje afite ikibazo yakiza. None se yaje ari abizi ko rero mugiye guhura cyangwa yaraje gusenga bisanzwe? Ntago yarabizi. Ntago yarabizi. Ntago yarazi ko mugiye guhura. Ntago yarabizi ko turi buhura. Kandi nanjye ntago nari mbizi, gusa Imana yari yambwiye atari igikomeye giye gukora. Gusa aho hantu nahaboneye n'umugisha, nahaboneye n'umugisha ukomeye cyane. Nahavuye bampaye ikibanza mu Burundi, mu gihugu cy'u Burundi. Bampaye ikibanza, ubu ngubu ndi gukora mfite intego ko icyo kibanza ngomba kucyubakamo urusengero ruzaba rugeretse inshuro 50. Nicyo kintu cyonyine ndi gusengera Imana, nicyo kintu cyonyine ndi gukorera amafaranga nyabika, avuga ati Imana niba koko imbaraga zinkorera mari zawe, tugiye gufatanya nge nawe twubaka urwo rusengero. Ese kubera iki uvuga ngo niba koko wanumye hano bigenze gutya nsora mu buroko, niba koko uyu muhamagara ari we wawunkizemo mfasha twubakana urusengero, ni kubera iki ahantu hose bisa nkaho ibyo yaba yarakoze inshuro imwe byuze ntago byari kuba bihagije? Oya, iby'Imana inkorera ni byinshi, ni byinshi igenda ikora ku buzima bwanjye nkabibona, kuko nta hantu nyihamagara ngo isuzugure. Iyo nyihamagaye iranyumvira. Iyo uzanye umuntu arwaye ndategeka ikanyumvira. Niyo mpamvu nizeye ko n'urwo rusengero kurwubaka ari njye nayo turi babiri. Nende kuvuga kuki bigusaba kubanza ijambo ngo niba koko, ahubwo wajya uvuga ati Mana, niko ndi kubitekereza musori kuderanje. Ubwo mise nekeze nkanjye mvuze ati Mana inkore ikintu gitangaza, ndabyizeye niyo turi kumwe. Ubwo ari njye najya mvuga ngo Mana dore bamaye ikibanza, ndashaka kucyubakamo urusengero rugeretse inshuro 50. Mana uzahabe tuze turi kumwe turwubakane mpaka rwuzuye, kandi uzamesha umugisha bigende neza byose. Numvaga ruko ari nkanjye najya mbivuga. Byose ni kimwe, byose ni kimwe. Imana ukuyihamagaye, ijambo ryose usohoye mu kanwa kawe uvuga Imana, ibiryumva, ibiri hafi yawe, ibiri uruhande rwawe, ikintu cyose wayibwira irakwitaba. Ase ni amazina yawe ko nababyeyi babwita utamenye ibyabo, ayo mazina nindo yakwise ubundi? Aya mazina nayiswe nabo ngabo nyine, abo bakureze, abo bandeze. Nabwo igihe nagura bibabaza ati nageze hano ngana mfite imyaka ingahe, nimba ari imyaka cyangwa amezi? Ibyo narabibabajije. Barambwiye ngo bantoye mfite nk'imyaka nk'itatu cyangwa 2. Bambwiye uko nanjye nafashe ibyo. Bagwaye amazina n'undi ubwo uri mukuru w'amazina? Ndi mukuru, kuko izina rya kabiri ryo nararikoreye, narize ndabatizwa, nasengeraga mu Bagatolika. Iryo rya Elisa ubwo baguhaye rimwe gusa? Ni Tuyishime? Ni Tuyishime Elisa. Tuyishime ni ryo baguhaye? Ni ryo bampaye, irindi nararikoreye. Aho ni sawa. Ubwo nibazaga uwakwise izina rindi? Nabo ngabo barinyise. Ase nko mwicyo gihe nago ujye ukurura ngo kuko umwana w'imyaka 2-3 ari ibintu ashobora kwibuka, amaze gukura ukajya yibuka
agishoboye ibintu wibuka by'abantu runaka nibwo amasura utayibuka ariko imyaka nk'itatu umwana amaze kugira kurumva umwana ujya garidiyene wenda imyaka nk'itatu ntago uba wakabasha kumenya ati iki hano turi nihe ufite imyaka 2 urumva ubu uri umwana utangiye kugenda rero ibitekerezo byawe biba bikiri hasi nta kintu na kimwe uba witayeho ntago rero ibyo nabikurura ngo nzabikubwira ubu kuri mukuru nta kintu kimwe ujya wibuka mbere y'icyo gihe cyo kuza muri urwo rugo nta na kimwe ibyo wibuka ubyibuka ufite nk'imyaka ingahe bumva ari nk'ibi ibyo nibuka wenda ntangiye kwiga mu mwaka wa mbere primaire mfite imyaka 10 ibyo byose nibyo nibuka gusa nibwo natangiye gutekereza cyane munsi y'imyaka 10 ntago ibintu byaho ubyibuka ibintu byaho byo munsi y'imyaka 10 ntago nabikubwiye ko numva waciye mu bintu bibi ni ibintu bikomeye cyane ariko iyo uri kunyura mu bintu iyo Imana izakugira umuntu ukomeye ikunyuza mu bikomeye kugira ngo nawe uzabe ukomeye ubone ibyo uvuga ntago wajya kubwira abantu ngo Imana iratabara waravutse wibona uri umukire waravukiye mu rugo ubona urya mayonezi ihari cyo ukeneye cyose ukibona uzajya kubwira ngo Imana yaragutabaye ibyo byose warabibonaga yagutabaye fuke byaterwa wavukiye ahantu ubona unywa igikoma buri munsi hari uwavukiye aho ngaho n'icyo gikoma ukivuze aba yumva ari amateka sibyo rero iyo uri kuvuga imirimo y'Imana ubanza ukihera aho ukareba ibyo wanyuzemo ibyo yagiye gukorera ese we n'ababyeyi bawe n'iki kiwababaza mwe n'ababyeyi banjye ikintu cya mbere nababaza impamvu banjugunye yariye abanza nkayimenya yego cyo cyonyine none se uramutse ubu none ikintu wabimvisha bumva bo barakujugunya nicyo kintu kitakikuzamo nicyo cyonyine nese hari ukuntu umwana ashobora kubura ugasanga yenda mwaraburanye bafite aho bagiye muri kumwe muraburana babura n'ubushobozi bwo kugushakisha nkurikije icyo gihe numvise numva bavuga ngo bantoreye mfite nk'imyaka 2 umwana w'imyaka 2 rero ntago yagenda urumva ntago baramenya no kugenda neza ku buryo ki mwaba muri kumwe ukamushaka ukamubura ntago biba ariko hari n'igihe watwarwa n'undi mwana mutoya muri ukurutaho mukajya mu gishanga se oya impamvu mubwiye gutyo hari umumama nzi wize kutubwira ukuntu umwana we yasohotse ku rupangu gutya ku rugi akambakamba mu muhanda wumva umwana ukambakamba ukuntu abangana ngo hacaho undi mumama aramuterura yarabonaga ari umwana mwiza yamwishimiye kurumuganiriza aguma muganiriza agira iki baragenda ariko bageze kure bahuza guhura n'abasore baramuhagarika ati wa mama wo umwana wawe umwana ameze neza n'ikibazo nta kibazo bimutwaye mama babona ari kurya indimi ariko icyatumye babimubaza babonaga naho bahuriye badasa ariko none bakabona uwo mumama bafite hari ukuntu umuntu ukabona hari aho ushobora kuba umuzi ariko ukumva nturi kubikurura neza ariko none ukuntu umuntu we kumwe naho bahuriye mama ko nyine ukuntu ni basape nabira vuga ngo umuntu ashobora kubyara umwana badasa ariko ukuntu umwana ni inzobe cyane yaka ukuntu umumama we noneho igikara afite ntabwo cyavamo iyo nzobe hari n'ukuntu umuntu ashobora kubyara umwana badahuje inzobe na gatoya cyangwa se no kuba ari igikara ariko ukabona ko wenda ari n'ikintu bafite ku maso bahuriyeho babimubajije rero babimubaza mu mikino bwabo baramwisha bunabizi baramumwaka bamumwatsa aragenda arabihorera nyine bahita babona ko atari uwe umva nawe umwana wagiye muri ubwo buryo ubu hari amahirwe menshi ni nk'ibyago hari ibyago byinshi ko umwana bari bumubure burundu ni nk'Imana ko zitangaza umwana agarukira hafi ubwo rero nanjye nibazaga niba utaragize byinshi ubwirwa ku babyeyi bawe nyine amakuru babaguhayeho urumva gufata wenda icyemezo cyo kuvuga ati baranaye akaba ikintu cyo uhita ufatiraho nk'umwanzi ati baranaye urumva utabacira urubanza byihuse
kuko ushobora gusaba bo barakubuze nabo baragushakisha bakakubura. iyo ngiye kubitekereza cyane impamvu ngiye mfata ako kantu konyine iyo ngiye kubitekerezamo cyane bingiraho ingaruka nirinda uburyo ki nabitekerezamo ahubwo ngiyewe ndeba ibizaza ibiri imbere yanjye nibyo byonyine ndeba. Ugira izihe ngaruka iyo ubitekerejeho? iyo mbitekerejeho cyane nkabona n'abandi bana bafite ababyeyi babo mba mvuga ati nanjye iyo nza kuba narakuze mfite mama meze kuri ubu mba narize neza amashuri narayashoje nta kibazo mfite ubu ngubu nanjye mba ngendera mu modoka nk'iz'abandi mbamona bari kugendera. Ariko ibyo ngibyo kubera no kumenya Yesu biratandukanye cyane. Hari uwo namenye kandi uwo namenye niwe mubyeyi wanjye mukuru. Uwo Yesu nkubwira niwe fata nk'umubyeyi wanjye kandi arantunze pe ntacyo namushinze kuko nta kintu nkenera ahari. Iyo nkenye hari ijambo nigeze kugusomera ari muri Zaburi ya 32 umurongo wa 8. Iyo nkenye ndamusanga. Zaburi yatubwiye ngakugira inama ngo ijisho rye rikakugumaho. Niwe wenyine ubasha kuguhumuriza. Niwe wenyine wakugira iyo nama kuko namumenye n'ubu ngubu nubwo navuga ati ubu ndabamenye ababyeyi banjye. Hari benshi bafite abo babyeyi nabo bababaye kandi bari mu gahinda usanga berirwa barwana n'ababyeyi babo bapfa ibintu by'iminani. Ahari ngewe hari impamvu Imana yashatse ko ntazana bamenye ariko hari uwo namenye mubyeyi wanjye mukuru ari nawe ubu ngubu ufite ubugingo bwanjye kandi hari byishangi ari kugenda ngezaho. N'ubu hari byishi hari iterambere ari kugenda ngezaho. Mbere nakubwiye ko natangiye nkoreshwa mpembwa 10,000 ariko ubu ngubu nanjye ndi kwikorera jyenyine ku munsi nkinjiza 15,000. Ubu mfite gushaka abakozi n'inzu nkayishyura kandi inzu ndayishyura neza nta kibazo. Si nkigendera muri ya miryango hoya ubu ndimenya. Bababyeyi bakureza noneho ubu babandi bandeze batekereza hiki bamwe bandeze buri munsi turavugana nta kibazo. Amashimwe yo nabonye agafaranga ndaboherereza ababwira ati Yesu yangiriye neza nta kibazo ufite mu mujyi wa Kigali. Ababyeyi nabo bakavuga ati umuhungu wacu atwitayeho. Iyo nabonye akantu ndabaguranye nkakohereza nta kibazo. Nabo barankunda pe. Bangarutseho barankunda bahora bampamagara bambwira ngo ninjye kubasura ariko nkumva ntago bindimo kubera urugo ntago naruta rwonyine nta mukozi ndagira narusigira. Ati ibyo mfite byose nashoboye kugaruka nsanga babyibye nkatangira urumva ko iyo nza kugumaho ngaho nta kintu mba ndageraho. Ubu se waruvuze ngo nicyo wabashima? Icyo nabashima nabashima cyane ahubwo ndabashima cyane kuko urumva umwana ufite imyaka 2 banyitayeho cyane bakaba twaratandukanye ufite imyaka 17. Urumva bakoze byinshi ku buzima bwanjye. Iyo myaka yose narigaga kandi urumva kwiga amafaranga y'ishuri amenshi barayatanze ariko kuri finali byaje kwanga ariko ndabishimira Imana kuko Imana nkigera muri Kigali yahise imbwira ijambo rikomeye irambwira ati ngiye kukwigisha n'amashuri utize kandi koko yaranyigishije nayo ntize ndakeka ko yanyigishije. Ntago nari nzi gusoma Bibiliya nubwo nize ariko uwo munsi yaranyigishije ibinshyiramo. Ntago nari umuntu wahagarara ngo mvuge hagati y'abantu wenda barenze nka 200 cyangwa 300 ariko ibyo byose yarabinyigishije ndahagarara nkavuga ijambo ry'Imana nkayihamya. Urumva ko ibyo yampaye bimfitiye akamaro kuko nibyo bintunze. Ase Elisa uba wumva icyo umunsi wamenyaga ko abatari ababyeyi bawe birumvikana byaragukomerekeje kugeza ubu ngubu uba wumva wakabaye waramenye ko atari ababyeyi bawe cyangwa urumva ko warabamenye ari byo byiza? Kuba narabimenye ntago ari byiza ahubwo byari kurukwa nuko babiceceka ubundi nkaguma kuko byarankomerekeje cyane.
byanteye n'ipfumwe ku buryo abantu bose tuziranye b'inshuti zanjye ntakongera kugendana nabo, numva naba ari jye jyenyine. Telefone nzikuraho simukadi ndabihindura byose, mfata simukadi zitagira nomero z'abantu nk'abo ngabo bambwira ngo iby'ababyeyi banjye. Ntago byambere bimbera byiza mu buzima. Mbese nyine byaraguhungabanyije ku buryo wumva abantu bose nyine mufite aho muzanye bakuze kw'icyo kintu utakongera guhura nabo? Mba numva ntahura nabo, ariko ubu ngubu iyi saa tuvugana nta kibazo mfite, kuko namenye umubyeyi wa mbere ko ari Kristo. Niwe waducunguye, niwe wenyine ubu ngubu mfite, niwe papa na ambere byose. Kugeza ubu nk'undi muntu wamenya ko ari guca mu bihe nk'ibyo wanyuzemo, ariko akaba ataragera nyine ahakizwa, urumva hari byinshi uri wirengagije kubera ko wakijijwe. Tuganira utarakizwa, nzi ko wari gutanga inkuru itandukanye n'iyo utanze ubu. Nari gutanga ibitandukanye, reka bitandukanye cyane. Yego, umuntu rero utaragera ku rwego uriho, hari n'ubu utabiteganya uvuga ati ibyo gukizwa Rwanda mukoze ntibimurebe, wenda hari impamvu uba warakijijwe wowe, hari undi muntu uri guca nko mu byo wanyuzemo kandi cyangwa se uzanabinyuramo, ariko ntagere ku rwego rwo kuba yakizwa noneho we. Uwo muntu n'iki wamubwira? Uwo muntu ikintu wamubwira cyo, ikintu ibanga rya mbere rikomeye, buriya iyo ukijijwe, iyo wakiriye agakiza, usaruramo ibintu byinshi. Ibintu byose ubona wifuza, waba uri kwiga, waba uri umudogitora, iyo umenye Yesu hari byinshi aguha. Iyo wamaze kumumenya ukamwakira, iyo aje kugusura ntago agukurira amaho, ntago agusiga uko wari uri, araguhindura. Uwo muntu uri kuvuga ngo ushoboye guhura nawe, we gukizwa ukabimubwira, ariko ntabe yabigeraho. Nta muntu utakizwa, ntawe. Ngereranyije n'uburyo nari imeze, n'uburyo nanywaga ibyo biyoga, ibyo byose wumva n'ubwo busambanyi bwari bwaratangiye kungeraho, Yesu akaza kubicecekesha byose akabihindura. Hamwe hari nta mazi nigeraga anywa mu buzima, ahubwo wasangaga ndi kunywa izo nzoga. Nk'inshuro nanywa amazi nko mu mwaka wazibara, ariko inzoga arizo zonyine. Ariko Yesu yaje kubikamya, abikuraho. Aho nanywaga ibyo biyoga ahashyira amazi, ahashyira igikoma. Rero nta muntu n'umwe uzabona utakizwa. None uwo muntu we naragera hakizwa? Navuze umuntu utaragera hakizwa. Umuntu ataragera hakizwa, waraguca mu ibyo bintu byose, nkuko nawe hari igihe cyageze utarakizwa ariko uri kubinyuramo. Uwo muntu nihe nama n'iki wamubwira ubundi? Uwo muntu ikintu wamubwira cyo ni ukugana inzira y'agakiza. Inzira y'agakiza uko ugenda, tuvuge nk'uno munsi ungendeye ukavuga ati shaka njya mbona bajya gusenga, ese bimeze ute? Uriya muntu yateye intambwe ukabona aragiye ngagiye gusenga, nubwo yagenda bitamurimo akagenda umuhata, bamuhata, byanze bikunze yagiyeyo akabona ibihabera, nawe hari akantu atahana ntasohokeraho. Nubwo bashyiramo uriya muziki nawe akabona abantu barimo barawubyina, byanze bikunze azagira andi matsiko yo gusubira yarebe abantu babyina, kuko imbyino azaba ahabonye zizaba zitandukanye na za zindi yirirwa abona mu kabari. Rero niyo mpamvu azagira ayo matsiko. Urumva uko yagiye sikatashye, ibitekerezo yajyanye sibyo atahanye. Hari akantu kagenda gahinduka, uko ugenda usubirayo kagahinduka, uko ugenda usubirayo kagahinduka, nawe ugashiduka nawe ubyisanga. None se Risa, hari ubwo kujya usaba Imana byinshi kandi ikabisubiza, wari wayisaba ati Imana wazamfashije nkahura n'ababyeyi banjye bambyaye bwite? Ababyeyi banjye ntago mbateraho comment cyane, sibyo? Kuko ubu ngubu icyiciro ndimo
ntago ubufasha bwabo mbukeneye cyane. turi kurako nese nawe utifuza inkomoko n'umwami uko agera gutya okay umwami wenda we yararazwe ubwami nk'umuyobozi ukomeye uziko nawe usanga gushaka abye kandi ageze ku rwego rw'uko ari ahantu nyine yifuza ko yakabaye ari. Ndi kwibaza ahubwo wowe nuvuga ngo naga ibintu byo gutekereza kwa byeyi kubashaka kubagira amatsiko nibyo bikuzamo. Nago binzamo ahubwo ikinzamo cyane ni Yesu gusa mbashaka ko anyegera cyane. Niwe wenyine ubu ngubu urumva ko ababyeyi bose bagiye banyura mu maso yanjye banyihakanye nahise sanga ubutazanyihaka. Ubwo rero nago uriyakira. Namaze kwiyakira ukimara kumenya ko bakureze atari ababyeyi bawe abo witaga ababyeyi atari ababyeyi bawe byo uzogize amatsiko kumenya ababyeyi bawe banyabo noneho nasanze Yesu. Wowe wanze kwirwa ureba inkomoko y'ababyeyi bawe nanze kwirwa mbijyamo cyane. Nasanze Yesu, ariko Yesu nyine turabizi twese niwe mubyeyi mukuru ariko tugira inkomoko turayifite. None ibintu byabaye muri iyo myaka yose ngiye kubisubiramo inyuma ni ibintu nzirukaho n'ubundi bikarangira ntabimenye. Ahubwo Yesu ko byose ababizi byose ababizi ariko urituriza bimenya kandi uzi ko urituriza nyuma uzabimenya. Nyine icyo mvuga ni iki ngiki sibyo nk'ubu ngubu umunsi wagiye gushaka umugore wavuze ko utarashaka ukiri ingaragu umugore azakenera kumenya amateka yawe azakenera ko muganira amenye ibyawe nubyara abana bazakenera kumenya sogokuru bakeneye kumenya nyogokuru. Ndakeka ibyo bizi ko bigomba kuzabaho. Ibyo ngibyo byo ntago biriho sibyo kuko nagiye kenshi ngerageza cyane cyane ndi mu ishuri hari igihe nyine babantumaga ababyeyi n'ubundi ngewe ikintu nzasobanurira abana nzabasobanurira ibyo nzi ntago nzababwira ibyo ntazi. Yego nzababwiza ukuri mbabwira ati ababyeyi bandeze nibariye ariko baje kubihindura. Ntago rero urumva mbifiteho ubumenyi bwinshi. Nese ubu ntago ujya ugira amatsiko y'abavandimwe bawe kuko ababyeyi bashobora gusanga aho bari by'abandi bana. Abavandimwe banjye bo mbafata nk'abo ngabo n'ubundi twari turi kumwe kandi nabo bamfata n'ubundi nk'abavandimwe nk'aho ndi umuvandimwe wabo. Ase nuko njyewe numvaga bwa mbere dutangira numvaga warabyakiriye umbwe ko namatsiko ushaka ababyeyi bawe wumva ufite nane wigize ugira numva nuriyakira ariko none ukuntu kubivuga byo ku bavandimwe ndumva wagira ngo wariyakira unasiba mu mutwe ibyo bintu byose batindabiretse burundu. Uzi kubaho uzi ko nta mubyeyi nta muvandimwe nyine ukabaho gutyo gusa ntugiye n'amatsiko gusa. Urimenya none se ubwo ntago waba ufite nk'ubwoba ugahungira muri Yesu kubera ubwoba ukavuga ati ibi bintu ndumva bindenze nk'uko umurwayi yagiye kwa muganga ari kubabara bagiye kumudoda bamutera ikinya ngo basi uburibwe bugabanuke. Ni waba uri muri Yesu uri kugira ngo wikinge ubwo buribwe wahuye nabwo nyine use nk'ubijya ku ruhande. Ibintu byose ni ugahita ufata ni muri Yesu ugahita ubigarukiriza kandi umuntu aba akeneye kumenya amateka ye ababyeyi banjye abavandimwe nyine ni ibintu bitera amatsiko. Uzi ko n'umuntu usanzwe ku ruhande ashaka kugira amatsiko yo kumenya umuvandimwe wawe kuko yamenye inkuru yawe akumva ashaka kumenya abavandimwe n'ababyeyi bagutaye akumva bamenye icyatumye baguta ibyo byose nyine akabyibaza kandi umuntu wo ku ruhande kubonye gutyo gusaba akamenya inkuru yawe. None gute wowe nyine icyo kintu cyo kugira ngo kikurimo cyo kumva ko nta kintu nta kamaro bimaze nyine kumva ati ngiye ni muri Yesu gusa. Yesu ntago turamukeneye twese turamukeneye pe naho utamukeneye ariko n'ababyeyi impamvu tugiraho tuvukira tukagira abavandimwe ni uko umuntu akenera amateka ye akenera abo yita abavandimwe sibyo nk'uko urabizi nyine sinzi ukuntu numva nabikubwiramo ariko ikintu kimwe ndi kumvamo aho ngaho harimo ko hamwe urumva ko yakiriye waramutse warashakishije bikanga burundu twavuga ko nyine wageze aho kwiyakira ubona ko bitazashoboka sibyo ariko kuva utaragerageze na gato gushakisha bivuze ko utariyakira na gato ahubwo uri gushaka nk'ikintu cyaguhuza basi okay reba nka kuno umuntu ajya mu bibazo byinshi agahita nk'ibiyobyabwenge ngo basi ibibazo bishire yego nkanje nkahita mvuga ati kanjye ninywera inzoga
nibagirwa ibintu byose. Nawe rero usa nkaho ari kumeze gusa wenda nuko utari muri yo ango y'umuntu uri kunywa izo nzoga wenda ngo abashe kwibagirwa ibyamubayeho, wowe ukabinyuza muri Yesu, ariko we n'uwo muntu wundi mufite story imeze kimwe. Ukuntu ibintu bimeze uri kubifata uko bitari. Uri kuvuga ngo ntago nashakishije, narashakishije. Yewe nkimara kumva amakuru ko abo banderaga atari bo babyeyi banjye, negereye umusaza ndamwibariza, ese ko numva hirya no hino bagenda bavuga ngo barantoraguye, ese mwarantoraguye ute, byagenze ute? Yego, niwe wanyibwiriye ngo yansanze mu gishanga. Ubwo urumva niba ari we wenyine wageze muri icyo gishanga agasanga monjya kantora, urumva nta wundi wahandi wamenya uburyo wajya kubaza mu makuru ngo natowe ute. Nabo bazi ko natoraguye icyo cyonyine, ntibazi inkomoko. Nk'uko wamanuka yego Elisa, kadukomeze nta kibazo. Yego, nemaze kubaza niba utaba uri kwirengagiza ababyeyi bawe kubashakisha ukahungira muri Yesu nyine, nko kugira ngo uburiyo gusa nyine ukihisha nyine ukavuga ati namatsiko numva bikineye. Yego, oya ntago bishatse ko ngo nukubyirengagiza. Nagerageje gukurura amakuru impande zose no kugira ngo bizamenyekane ibyo byose ngende mbimenya. Urumva ko bari baranabimpishe, ariko ngiwe n'ubundi nagendaga mbyumva, ariko nkicecekera, ariko nkabaza amakuru nkumva nabo abo ndi kubaza ntibabisobanukiwe. Yego, nibariza nyir'ubwite nabambwira uko nguko. Nyine ikintu nahise mfata, nahise niyakira, ndavuga ati naye narabafashe nk'ababyeyi banjye. Urumva ibitekerezo byarajagara birahinduka cyane, ariko nirinze kugira ngo amashuri yanjye wenda atagira ikintu gihinduka mu mashuri. Ndavuga ati reka mbiceceke nyine nkajya mbyumva nkatuza, nkirinda kwirirwa mbiteraho komenti. Urumva nta hantu ntashakishirije, ntabwo ari ukuvuga ngo ni ukwirengagiza. kandi iyo myaka yose ni imyaka myinshi. Ari umubyeyi wakubyaye yaba yaraje no kukureba cyangwa mukanahura akakumenya, akavuga ati ubu ni umwana wawe. Urumva ntabo kujya muri Kristo nabigiyemo ngira ngo wenda nunguka izindi imbaraga nabonaga abandi babaga bafite. Nta kindi kintu nabikoreye. kandi kujya muri Yesu uba ufite byose. Iyo ufite Yesu uba ufite byose. Iyo ufite impano yo kumumenya, nta kintu kiguca intege. Yego, kuko amara iyo mibabaro yose, iyo ubabaye araguhumuriza, iyo ushonje arakugaburira, iyo utambaye arakwambika. ye buriya kuva nkimumenya, igihe namumenyeye, usibye ko hari akantu kajemo nyine, nabwo buba ari ubutayu bw'Imana igira ngo kugerageze. Nakubwiye ko nigeze kujya hanze mu bihugu byo hanze kubwiriza. Nkimara gusohoka kwinjira mu gihugu cy'u Rwanda, nkiva aho ngaho mu butumwa nari nagiyemo, nahuye n'ikigeragezo. Kuko nkimara kugeramo neza hano Nyabugogo, narahamagaye aho nabaga kuri bababyeyi bandi nakubwiraga. Barambwira ati Elisa, ujya kugenda narakwangiye, uransuzugura uragenda, ariko niba ugeze mu rugo, singusange mu rugo rwanjye, umenya ahandi uri bujye. Abo bakureze cyangwa abo bakwakiriye? Abo bari baranyakiriye nyine hano mu mujyi wa Kigali. Nabo bamfataga nk'umwana wabo, nta kibazo. Ariko urumva wagiye hanze, uraje, nageze ino hano, nageze Nyabugogo saa moya za ninjoro, ndahamagara ndavuga ati ngeze Nyabugogo. Nibwo nkiva muri cya gihugu.
ahita ambwira ati umenya aho uri burare ntunzire mu rugo. Nta kindi kintu nakoze kubera nari maze kumenya Yesu, naravuze ati ubu rero ubutayu buratangiye. Nahise mvuga ati nindara hano ku muhanda, nari maze kumenyana n'abantu benshi. Yego. Nindara hano ku muhanda zandaya zirambona zitangire zivuga ati pasiteri rero ubu ngubu tugiye kumujyana. Ko bari banze nk'umuntu ufite amafaranga. Ndavuga ati nimpamagara abantu dukorana umurimo. Ariko iyo uri mu butayu bw'Imana ari cyo ikigerageza Imana yaguteje. Yego. N'ishuti yawe kuvaho. Na yashuti uhamagaye n'undi ntibyakunda. Kuko Imana iba yabanye hose. Ikintu nahise mfata, nafashe varisi nari nzanye nyibitsa ahantu, ndavuga ati ubu ngubu rero ngiye gukomeza ubutayu. Nagiye ku musozi witwa Ndabirambiwe, niho nagiye muraraho. Naraye kuri uwo musozi nsenga mbaza Imana. Saa 9 za nijoro nibwo Imana yohereje umuntu, umuhanuzi w'Imana, asanga muri iryo shyamba arambwira ati rero Elisa Imana ikuntumyeho. Uwo muntu yari asanzwe akoze? Ntabwo nari imuzi. Yagwamagaye mu izina cyangwa mwabanje muribwirana? Mu izina ryanjye. Yaraje nawe amanuka senga agera naho ndyamye. Arambwira ati Elisa karame, kanguka. Ndakanguka, haguruka. Ati ujya kujya muri kiriya gihugu n'Imana yakohereje. Ibyabaye byose wari uri kumwe n'Imana. Nzindutse iri joro nje kukubwira ngo Imana ntabwo ishaka ko uri bwirirwe kuri uwo musozi. Ugiye kujya ku musozi wa Bweramvura. Niho ugiye kubonera igitangaza cyawe. Uwo musozi witwa Ndabirambiwe uba he? Uwo musozi witwa Ndabirambiwe uri n'ubundi muri Gasabo, ni hano muri Gisozi. Muri Gisozi n'ubundi ni munsi y'Abatsinda, ni Batsinda. Yego. Mu gishanga cya Batsinda, ruguru y'igishanga cya Batsinda niho uwo musozi wa Ndabirambiwe uri. Ubwo umuhanuzi w'Imana akimara kumbwira akambwira n'ibihugu mvuyemo, nahise mvuga ati koko ni Imana ivuze. Yego. Iyo aza kuba umuntu nzi nahiko vuga ati urabizi ko nagiye mu bihugu by'amahanga kuvuga y'Imana. Ariko nibwo bwa mbere nari mubonye. Nahise nzinduka iryo joro, ndagenda saa 12 ngenda n'amaguru, nta n'amafaranga nari nsigaranye. Ndagenda ngera i Bweramvura, mu musozi wa Bweramvura we nta nubwo nari nkuzi uwo musozi basengeraho. Gusa yarambwiye ati wowe ukomeze umuhanda, Imana iragenda ikwereka inzira, ubundi uragera muri uwo musozi niho uri bubonera igitangaza cyawe. Yego. Agiye ndagenda ngeze mu musozi aho ngaho i Bweramvura, ndamanuka muri iryo shyamba. Nkimara kugeramo Imana yohereje undi mugore anzaniye ibiryo. Yego. Araje arampamagara ndimo hepfo mu ishyamba, arambwira ngo Elisa karame. Ndazamuka mbona n'umugore, arambwira ati Imana irambwira atakira bino biryo, ampa n'umutobe akavido, arambwira ngo urye nusoza kurya mu masahani ndazanya afate. Naricaye ndarya, urumva ko nari naturutse muri kiriya gihugu ndiye, ariko ibyo nariye byari byanshijemo kuko twagenze umunsi wose nta kintu urarya. Ndaramo n'iryo joro ntariye. Umusozi mu gitondo nibwo nabonye iyo manu ndarya. Nyuma hashije nk'isaha nishoje kurya, undi muhanuzi w'Imana araza arambwira fata Bibiliya yawe n'igitabo cy'indirimbo, abantu bose bagiye kuza hano ugiye kujya ubabwiriza, Imana nibyo izaguhera umugisha. Kandi wirinde ikintu ugiye kwirinda. Hazaza abantu bakuyobya, hazaza n'abantu bashaka kugukuramo amavuta. Yego. Abo bantu bose barazaga nkababona, hakaza nk'umukobwa nirirwaga muri uwo musozi nkanawuraramo. Narayemo ibyumweru, imvura ikagwe kankubita, ariko avuga ati hari ubw'Imana ingana isuri kavuga igihe nikigera nzavamo. Yego. Imana narayemo icyumweru kirashira. Icyumweru cya kabiri haza umuhanuzi arambwira ati namenye ko uri kurara muri uwo musozi, muri iri shyamba. Yego. Imana yabimbwiye.
siko bimeze niko bimeze uburyo nabaga nambaye n'abantu bazaga gusenga ntago bari kumenya ko nirarira ma kereka ari uw'Imana ibyeretse arambwira ati Imana irambwiye ngo guherera ijoro ntago uri buraremo ntago uri burare muri uwo musozi yego kubera imvura yari imaze iminsi inyagira na Bibiliya zatose hose ubona Bibiliya zabaye gutya no kunyagirwa igitabo ukubona cyabaye kukibyimba ni imvura yo muri iyo misozi yego ndabibona narayemo saa 10 za nimugoroba haza abandi bantu baturutse nabo mu majyepfo ariko ryari itsinda nyine ryari ryagiye rituruka ahantu hatandukanye baraza ndabigisha turasenga nahageze nka saa moya za nijoro bagiye gutaha barahavamo umuntu umwe arambwira ati Imana imbwiye kuraramo hano bahita baterateranya amafaranga barayampa ariko arambwira ati Imana imbwiye ko utari buraremo ubwo ibyo byose byabaga ukimara kuva mu Burundi nkimara kuvayo muri iyo minsi mbere yo kutangira kubona amafaranga yawe mbere yuko wikorera rwa rusengero se waragiyemo bwa mbere wakiriyemo agakiza umupasiteri akaguha n'inkweto akakwitaho ubwo uwo mupasiteri mwe mutakivugana ku buryo ubuzima bwongera bukanga kandi bwamaze gukura ari we yabimbwiye niwe nyirizina niwe yabimbwiye nyine kuko yari yaranjyanye nyine ubundi mba iwe nyine Imana yabishyizemo umugambi nakubwiye ngo yakoresha no kwirukanye mu rugo rwe ngo wagiye Burundi mu rugo rwo mupasiteri bakwirukanye umugore ari kwirukana umugore ni nawe utarifuzaga ko ujya mu Burundi uje ahita kwirukana ubu mupasiteri ntiyagira icyo abivuga arabyorera ariko abizi ko bakwirukanye nawe yarabizi ariko nyine iyo Yesu ashaka ko icyo kigeragezo yakiguhaye n'umwana wawe arakwanga n'umugore murarana arakwanga byaje kugenda bigute none ngo wongere ubuzima bube neza n'icyabayeho uwo munsi byagenze tugira ngo byongere bijye ku murongo kugira ngo ubuzima byongere bijye ku murongo narasenze ndagomeza ndasenga kuri uwo musozi nkorera Imana ndara muri iryo shyamba hageze nka saa 4 za nijoro mu cyumweru cya gatatu ndara muri iryo shyamba yego nibwo naje kumva telefone isonye nditaba Elisa Karama urihe ndi mu ishyamba Bweramvura ngo uzamuka Bweramvura umpereze umumotari uri bubone yego ndazamuka ngera ku muhanda mbona umumotari ndamumuhereza baravugana arambwira ati uwo mwana munzanire mugeze mu gakinjiro ka Gisozi ubutabazi bwa kabiri bubaburaje nahise noneho Imana yahise impembera rimwe bya bindi byose nabuze byose yahise ibimpa byose irakuba buri iyo uri mu kigeragezo cy'Imana ntago yakora ikosa iyo uri mu kigeragezo cy'Imana irakugaburira iyo uri mu butayu bw'Imana narayibonye ndi mu butayu yangaburiraga manu nkananywa nkanarya kandi yangaburiraga ku masaha igakoresha abantu ntanazi najya kubona umuntu azanye ibiryo muri iryo shyamba ntanamuzi najya kubona mu gitondo banzana icyayi n'umugati ntabazi Imana yagushyize mu butayu kubera ko ngiye nawe maze kumenya Imana ntago narakaye cyangwa ngo nivumbure ngo mvuga ati abantu twabanaga nibo babikoze hoya nari maze kumenya uko Imana ikora ese utekereza ko ari iki cyatumye unyura mu bintu byose wanyuzemo n'ibyo kiri kunyuramo wumva ari iki kibitera impamvu business zanjye ni ibiziyoboye nureba ubu ndacuruza ariko mvuze ati saa 5 mbe ntashye mba ntashye hari abo twagiriye gucururiza rimwe z'ijoro z'amanywa hari abo twagiriye gucururiza rimwe bagiye mu gitondo nk'igihe nagendeye kuva tondo nta mukiriya barabona kugeza izo samba ntahinge ariko imari mba nashoye ku isoko ibishije ese ukora iki jewe ndo mucuruzi usanzwe ndo muzunguzayi ndo muzunguzayi okay Elisa ubuzima bwawe ubuzima bwawe ni ndende cyane ndakeka nibyo tuganiriyeho cyangwa ibyo udusangije nta na kimwe cya kabiri nta n'icya kabiri cyabyo no kubicamo
ni incamake ni nko kutubonje. Yego rero tuzagira n'ikindi kiganiro tuyumve neza no n'ibindi kuko ntabwo twakora inkuru y'ubuzima bwawe bwose inshuro imwe ngo abantu bazicara amasanga umunsi wose. Umuntu ayishyira mu byiciro byibuze. Reka uyu munsi tuyigarukiriza aha kandi wakoze ku buhamya bwawe. Burakomeye burimo byinshi, hari na benshi bari kubinyuramo mu byo uri kunyuramo abandi mu bihuje. Nibyo bibaho ko umuntu usanga aca mu kintu we wenyine, hari n'abandi baba bari kumwe muri urwo rugendo no kuba bataziranye ngo bamenye ko bose bari mu cyangwa se bibe bikaba bitari guhura ariko haba hari abandi muri guhuza inkuru. Yego rero Elisa ugire umunsi mwiza, ugire ibihe byiza, Imana ikomeze ikubashishe, igume igutize imbaraga, igutize ubuzima, ibyifuzo bye byose nyine bizabukuri, bizabimamo, bizagerwaho nyine. Aho hantu wifuza kugera, ibyo wifuza gukora, uwo muntu ukomeye ushaka kuvamo, byose Imana izabishyire imbere yawe, ujye ugenda nyine wigeraho byose kimwe ku kindi paka byose ubigezeho hamwe, uvuga ati ngeze hamwe numvaga ngomba kuzagera. Yego wagira ikintu uvuga usezera nta kibazo. Namwe murakoze rwose, nabishimiye. Ibi byose Imana yabimvuzeho. Ibi byose Imana yigeze kubimbwira ati uzazenguruka amahanga uvuga Imana, uhamya gukomera kwanjye. Uzagera ku mateleviziyo, amaradiyo menshi uzayageraho. Ibyo byose yagiye ibimbwira ariko nkumva bihabanye n'ibyo ntekereza, nkumva ntibizanabaho. Yego ariko ibi byose ni imigambi yayo biri gusohora, nkayirebesha amaso yanjye. Nkiri umwana hari umuhanuzi wigeze kumpanurira ngo nasengeraga mu Gatolika, ibintu by'abahanuzi byose nabyemeraga, ngo nzaba umupasiteri ukomeye cyane muri Kigali. Ndamureba, nigaga mu wa 4 primaire, ndamureba ndavuga ati mugiyewe ndi umugatolika, ndi umuhereza bitambo, nzaba umupasiteri mu mujyi wa Kigali ntanahazi mu bigenzute. Ariko ibyo byose isezerano ry'Imana yagiye igira uko ibigenza, nisanga muri Kigali, ibyo byose mbigeraho. Amen. Nibi rero Imana yari yarabimvuzeho. Ko tuzakorana ikiganiro byose, ibyo biganiro byose n'ibindi bizaza. Amen. Nanjye ndabashimira rwose, muri abantu beza. Imana ibaha umugisha kandi bahe n'iki imitima yanyu yifuza. Yego yari ku Mugara Empire, twakiriye Tuyishime Elisa. Ni Makena mwari muri kumwe, mugira ibihe byiza, mudubwire uko mwabyumvishe n'ubuhamya ko mwabwakiriye, n'abari guca mu bihe nk'ibyo ari guca babinyuzemo. Mutwiyereke, mutubwate natwe tuguca mu bihe nk'ibyo Elisa ari kunyuramo, yanyuzemo, cyangwa se nanjye nanyuze mu buzima nk'ubwanyuzemo. So no ku muntu ushaka gutanga ubuhamya nawe bw'ibyamubayeho cyangwa se byabaye ku wundi muntu baziranye, ashobora kuzana akadusangiza ubuhamya hano ku Mugara Empire. Ni Makena mwe muri kumwe, mwibuke gukanda subscribe, munasharing iki kiganiro kigiye no ku bandi bantu, mwumvishe ko mu butumwa bwiza bwinshi kandi bukomeye, byafasha n'abandi bantu. Harimo ibintu byiza cyane byinshi. Murakoze, mugira ibihe byiza, tuzasubira ubutaha.